muri Kongo nyine ntazi ko tuziga turi impunzi nyine ntazi ko bana twemera ahako twageze hano turiga baradufasha imbere yanjye no kuziga nkarangiza nkazafasha ababyeyi banjye nanjye nifashije ngateza n'igihugu imbere ntabwo bampeza nta macakubiri nyine bahari bamfata neza aho kuntiza amakaye wenda njye ntayo nangwa se njye nkamutiza tugafashanya akansobanurira aho numvise ikintu cyatumye nza kwiga imyuga nuko nayikundaga kandi numvaga ngomba kuzakora mu mashanyarazi cyane kuko nabikundaga narebaga abantu bari kubikora nyine nkabona ni byiza bifuza nanjye kuzaba umwenjeniyeri mu mashanyarazi ibyo maze kumenya ubu ngubu maze kumenya wenda inzu yo mu rugo ntayesitara yose jya mbere nyishimira ko yaduhaye nyine ibikoresho dukenera kugira ngo tuzabashe kurangiza level zacu twaramenye ibyo twaje kwiga. Dufite abanyeshuri 179 dufite impunzi zigera kuri 73%. Urumva abaturuka muri host community abasigaye 27. Imibanire yabo imeze neza kuko ugiye mu ishuri ntago wamenya impunzi cyangwa umenye umunyarwanda bicaranye bose ubona bari team imwe. Iri shuri ritangira n'ubundi ryatangira n'ibikoresho bya jambere no kuvuga ngo 100% ibyo dukoresha ni ibya jambere project. Ibikoresho baduhaye ni ibikoresho byigirwaho mu ishami ry'amashanyarazi, mu ishami ry'ubudozi no mu ishami ry'ubwubatsi. Kubera imyigishirize yacu bishingiye kuri ibyo bikoresho, iri shuri baje no kurihitamo nk'ishuri ry'icyitegererezo Center of Excellence.